Igitondo cyiza bene data, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kuganira ijambo kuri uyu wa gatandatu riboneka mu rwa kabiri rwa Petero, ni ibice bibiri, umurongo wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Yemwe dusome n'uwa 9. Murabizi ubutumwa mbabwira ni ubutumwa bakundisha ijuru ndetse n'ubibutsa icyatumye Imana iturema, ari kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo bw'iteka, kandi ubakundisha Kristo bakabagorera kuri Kristo cyane kurenza iby'isi. Yesu nashimwe. Rero reka dusome iby'uyu murongo, aho umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Aravuze ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriyeho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Imana ishimwe. Ngo benshi bazagera gute? Bazabashuka, bazabigisha ndetse iby'isoni nke zabo cyangwa amagambo yabo n'irari ryabo ry'iby'isi bafite rizabatera gukoresha amagambo y'ibinyoma bagamije gushaka indamu. Bisi bazashaka icyubahiro, bazashaka ubukire, bazashaka ubutunzi, yemwe ndetse bazakoresha n'izina rya Yesu kugira ngo bigwirizeho ubutunzi bwabo, bigwirize amamodoka, bigwirize imitungo myinshi, ndetse bazayobya na bamwe mu bantu b'Imana. Bazakurikiza iby'irari abantu bararikiye, hanyuma bagukuruze ibyo ngibyo urarikiye, bitume nawe bakuyobya. Ariko Bibiliya ivuga ngo abo ngabo bamaze gucirwaho iteka, ndetse ntabwo iteka baciriwe iyo ngiri rizabasha gutinda, ngo ndetse no kurimbuka kwabo kurabategereje. Imana ishimwe. Rero mfite agahinda kenshi, nawe wakabaye ugira agahinda, kuko Antikristo ari mu itorero. Antikristo yamaze kugera mu itorero, arimo arakorera mu itorero, ndetse arimo arakora cyane, kuko ni igihe cyo kugira ngo isi ishyirweho iherezo. Ahangaha muri rimwe barimo bigisha, Petero avuga ku byerekeye iminsi y'imperuka. Aravuga ngo iminsi y'imperuka iregereje, ariko hari abigisha b'ibinyoma bazaza bababwira ngo igihe bahereye bavuga iby'imperuka, ibisekuru byaraje, navutse kwa data sogokuruza, bose bavuga iby'imperuka. Iyi mperuka iri hehe? Ariko ndababwira ngo kuza k'umwami wacu ntabwo kuzatinda nk'uko bamwe babitekereza. Kuza k'umwami wacu ntabwo kuzatinda, ahubwo biravuga ngo itwihanganira itegereje yuko hari ababasha kwihana, bakabasha kubabarirwa, bakabasha kuza bakegera Imana. Kuko igituma Imana itinza uyu munsi uteye ubwoba, ni ukugira ngo byibura hagire abandi bantu babasha kwihana. Ariko ndababwira ngo umunsi w'umwami Imana ntuzatinda, ariko uyu munsi ubanjirijwe n'abahanuzi b'ibinyoma, nabo baraje, ubanjirijwe no kuza kwa Antikristo. Kuko yavuze ngo ndababwiza ukuri, kuza k'umwami wacu ntikuzabaho hatabanje guhishurwa kwa wa mugome. Rero uyu niwe Antikristo ukorera mu itorero. Uyu nguyu abakundisha iby'isi, ntababwira iby'ijuru, ahubwo abakundisha iby'isi. Ndetse bamwe barabizi, kuko bagiye bashakira imbaraga ahandi hantu. Bafite ahandi hantu bakura imbaraga mu bitangaza, bakura imbaraga ahandi hantu utamenya. Bagira indi mihango babanza kwatura kugira ngo bagire igikundiro, kugira ngo bagire imbaraga, kugira ngo... Ariko bene data bakaba ugira agahinda. Bibiliya iravuze ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri. Ndetse n'abavuga ukuri, abo ngabo nibo bajya babasha kubihanganira, bashobora kubagirira nabi. Mwene data, hunga, kuko irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe,
nimwe bashakiraho indamu, kuko barabona ko ukeneye urubyaro, kuko barabona ko ukeneye akazi, kuko barabona ko ukeneye urushako byihuse, kuko barabona ko hari ibindi bintu ukeneye. Ntabwo ukeneye Kristo cyane, barabona ko hari ibindi bintu ukeneye. Ariko abo bakiriweho iteka, mwene data, abo ngabo bakiriweho iteka, kuki wakomeza gufatanya nabo? ndagira ngo mubwire ngo uhunge umujinya w'Imana uzatera isi, utazafatanywa n'abo ngabo bo bamaze gucirwaho iteka, kuko ingororano zabo barazibonye, ubutunzi barabonye, amazu byose ibyo bashaka barabonye. Ariko wowe igitumye, niba udakunze ibyo byose rero ushaka Kristo, haleluya, ndagira ngo ukundishe ijuru noneho rero. Shaka ubutunzi bwawe, ubike ubutunzi bwawe aho inyenzi n'ingeso zitagera, aho ngo ni muri Kristo Yesu. Rero ijuru twasezeranijwe ugomba kuzaritaha. Amen. Ku murongo wa 9 aravuga ngo, muri rwa 2 rwa Petero ibice 2 aravuga ngo, umwami Imana izi gukiza abayubaha, ibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Abakiranirwa abo ngabo barindiriye umunsi wabo, ari wo munsi w'amateka, kugira ngo bahanwe. Ariko umwami Imana izi gukiza cyane, haleluya, abayubaha, ibagerageza kandi rega irabarinda. Ni ukuri muri Yakobo aravuga ngo ni ukuri ntabwo ijya ibasha kugerageza ibiruta cyane ibyo utabasha kwikorera rwose, ibyo udashoboye, ahubwo kugerageza ibyo ushoboye. Rero niba wubaha Imana, Imana ibasha kurinda abayubaha. Ubaha data rero, ubaha Imana, ibasha kurinda muri ibyo bikugerageza, muri ibyo bikugoye, muri ibyo bikunaniza. Imana izabikurindiramo ugira umunsi mwiza. Uwiteka akwiyereke, Uwiteka akumvire, akohereze gutabarwa kuva ahera hayo, kandi Uwiteka akugirire neza, akumurikishirize mu maso he, ubone agakiza. Ushaka Imana kurenza ibindi byose Imana izabikongerera, kuko icyatumye irema Bibiliya cyangwa icyatumye iduha ubutumwa kugira ngo tubabwirize, ni ukugira ngo muzabashe kuronka ubugingo buhoraho, Imana ejuru ndetse n'ubugingo buhoraho kurenza ibindi byose. Turabikeneye, ariko yakoze ikiruta ibindi, aricyo bugingo buhoraho. Imana ibagirire neza. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe.